intara kandi irahageze, intara y'umugosozi, intara y'umugosozi we, intara y'umugosozi. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo dore intara y'umugosozi, dore ngiyi iraje, igeze aho uri gusengera, igeze ahandi muri za nguni. Notaya bini fogrere tutayini shagini mango, notaya bi tutayini eni tabo sisini vodotayi hayayaya tutututu bini fogrere. Yego intara y'umugosozi, intara y'umugosozi iraje irahageze, intara y'umugosozi. Imana yambwiye ngo dore mbabwire ngo dore nigiye, ati mwivanze. Imana irimo iraza kureba umugosozi, ije mu biro urimo, iraje mu gihugu urimo, iraje karitsiye utuyemo. Intara y'umugosozi ije mu muryango washatsemo, irahaje irahatinze. Intara y'umugosozi shambiye kubona mbona ikintu cyitwa umuyaga urakubise, urahushye. Ni ukuri kose umuyaga uhushye ibintu byahatsikire cyangwa ibintu byahagendeye byari byinshi cyane. Ariko Uwiteka Imana arambwira ngo kumva ko Uwiteka Imana arimo aravuga, yewe Efurayimu we, yewe mushumba, yewe muvugabutumwa, yewe muhanuzi, warivanze usiga reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana uwo dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose tunyuza ku Musaraba TV. Umugisha w'Imana rero nubane nawe kandi ineza y'Imana ikomeho ndetse n'abawe bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, mu ntazi zitandukanye, ku migani itandukanye, hafi na kure. Mwese mukamwumva urumende kuvuga nayo bazasobanura cyangwa se bakagusemurira. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Ni Bene Pamvugana kuri mikoro, ngeze umugisha kandi ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Claire. Claire, uraho neza? Muraho neza Nepo. Uraho urakomeye? Turaho turashima umwami Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Misi myinshi. Yego. Claire, twishimiye kuba nawe kuri uyu munsi. Imana igumugisha. Amen. Nanjye nishimiye kongera kukubona. Yego, igihe cyari kingiki. Imana ishimwe. Mbere igihe si igihe. Mbere igihe si igihe. Ayago mbere igihe si igihe, igihe ni igihe. Yego. Rero impamvu nitonze bitewe n'ubutumwa nzanye. Niyo mpamvu ubona Claire nyine yahindutse, ntago ari kwa kundi yajyaga za seka niki. Hari uko mwuka wera ubu nyine nyoboye uko nguko nyine kwikaruma. Nuko nguko umwuka wera kuyoboye. Yego. Ntago birakubuza gusuza uduteza amatwi, harimo inshuti zawe n'abavandimwe basuza rutangira. Biburande bagatuma. Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Amazina ni yayandi ni yadufashije Marie Claire. Ndongeye kandi Uwiteka Imana abantumyeho. Imana ishimwe. Umva ko afite amatwi kandi akumvira, atera agatebe yumva ubutumwa. Yego. Burakureba mugabo, burakureba mubyeyi, rubyiruko burabari ubutumwa nzanye. N'abana batoya, Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Yego. Ndi umugore w'abana 4. Ndetse n'umugabo umwe. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ariko njya nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo nkunda barokore batiyoberanye. Imana idutabare. Cyangwa se nkunda umuntu mo kimwe utiyoberanye, ariko byagera ku barokore bikarushye. Shavuga ko arabakweberanyijeho benshi cyane. Benshi. Ariko nkunda barokore batagize gute, batiyoberanye. Muri ibyo yaravuze ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo baze bagire gute, bakizwe, be kugwa hehe mu muriro. Bivuze iki rero? Hari nyine urakajya kubwira babandi bavuga ati ntago turamenya, ntago turakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uzi noneho babandi bavuga ngo baramumenye ko ari bo muri iyi minsi bigoye biruhije. Rero nkunda barokore batiyoberanye. Imana yo mu ijuru duhana n'umugisha.
yego. amen. Reka tugushimire Claire kandi dushimire n'umuntu wese tugiye kubona muri kano kanya. Uyu ni umunsi wo gukiza ubugingo, uyu ni umunsi wo gukizwa. Ahari nicyo gihe cyanjye, ahari nicyo gihe cyawe, kugira ngo twongere twirebe mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana, tumenye uko duhagaze. Byaba ari ikibazo ugeze mu gihe cyawe ntukize ubugingo bwawe, byaba ikibazo ubonye indorerwamo ntiwirebe uko uhagaze. Yego, dushimye Imana rero ko ishoboje Claire kugira ngo ari we tubana muri kano kanya, kandi Imana imunyujijemo ibyayo kugira ngo twongere dukize ubugingo bwacu. Hahirwa umuntu wumva amagambo y'ubuhanuzi akayashyira ku nkingi z'imitima ye. Claire, dusengera Imana utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye, cyane ko numva twageze mu kindi kirere tugitangira. Hashimwe Yesu ugiye kugushyikira muri kano kanya. Reka rero nisengeshe. Uri Imana yacu nziza, wambaye icyubahiro ndetse no gukomera. Nta wakubanjirije kandi nta nuzaguheruka. Izina rye witwa Ndiho. Turavuze ngo amamara kuko nzi kubikwiye. Haleluya. Nyemerera aka kanya twicaye Mwami Imana ku Musaraba TV. Nyemerera njye Claire Mbure ugaragare muri njyewe, Nepo na Wabure ugaragarire hagati muri twebwe abagiye gutega amatwi iki kiganiro. Mu izina rya Yesu Kristo unyemerera kibagirire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Mu izina rya Yesu Kristo unyemerere Uwiteka Imana Nyiringabo uwari waraguye wagendaga nabi agitega amatwi iki kiganiro cyangwa se ubu butumwa, unyemerera ave mu byaha, unyemerera ave mu ruvangavanga, unyemerera ave mu butinganyi, unyemerera ave mu bwicanyi mu izina rya Yesu Kristo, kuko kugaruka kwawe kuraje kandi kuratunguranye. Icyubaro ni kibi cyawe. Nene kutaya bini fogere tutayinisha yini. Turagushimye ko umugambi wawe ari mugari. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kuko hari abo ndi kubona ugiye kugirira neza bateze amatwi ubu butumwa. Ngatugwaye karibu n'ikaze Mwuka Wera w'Imana, ukomeze ukora imirimo n'ibitangaza. Bana natwe ni mu izina rya Yesu, amen. Intara y'umugosozi, intara y'umugosozi, intara y'umugosozi, yewe mudamu ko wivanze, yewe mugabo ko wivanze, yewe mukobwa ko wivanze, intara kandi irahageze, intara y'umugosozi, intara y'umugosozi we, intara y'umugosozi, yewe mushumba ni wowe ubwirwa, warivanze n'amahanga, yewe muhanuzi ni wowe ubwirwa ko wivanze n'amahanga, yewe mukobwa ni wowe uri kubwirwa ko wivanze n'amahanga. Intara y'umugosozi, intara y'umugosozi we, dore iri kugosora. Intara y'umugosozi, intara y'umugosozi, dore igeze aho utuye, igeze muri karitsiye, hahandi uri mu ibanga. Intara y'umugosozi, intara y'umugosozi, igeze muri ya shambure. Intara y'umugosozi, intara y'umugosozi, igeze hahandi wicara ugiye mu bapfumu. Intara we dore igusanzeyo, yego intara y'umugosozi, dore kugezeho umuririmbyi. Intara y'umugosozi
y'umugosozi ugaragaza ishusho imwe, ahandi ukagaragaza ko wera, ahandi wagerayo ukivanga n'abanyamahanga. None intara y'umugosozi dore yewe ikugezeho, yewe mudiyakoni. Intara y'umugosozi we, intara y'umugosozi. Imana ishimwe topini fogrere tutayinisha y'inimando. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo dore intara y'umugosozi dore ngiyi iraje, igeze aho uri gusengera, igeze ahandi muri za nguni. Notaya bini fogrere tutayinisha y'inimango, rotaya bi tutayini ene tamo sisini vodotayi hayayaya totututu bini fogrere. Yego intara y'umugosozi, intara y'umugosozi iraje irahageze, intara y'umugosozi. Imana yambwiye ngo dore mbabwire ngo dore nigiye ati mwivanze. Imana irimo iraza kureba igasanga mwarivanze. Ukubona aya masaka yivanze n'ibigori ngo niko abantu bagize gute bameze. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo dore nigihe ije guceshura, ngo yabivuze inshuro nyinshi, ariko dore intara y'umugosozi iraje. Ngo Imana yabatumyeho igihe kirekire, yabatumyeho bihagije, ariko ngo ni igihe Imana icenshuye, nirangiza gucecura yego iruke, kuko yarababwiye ntimwakumva. Niyo mpamvu intara y'umugosozi ije mu birurimo, iraje mu gihugu urimo, iraje karitsiye utuyemo. Intara y'umugosozi ije mu muryango washatsemo, irahaje irahatinze. Intara y'umugosozi ijambo ry'Imana avuga ngo urabikora nkakwihorera hanyuma ukagira ngo mpangwe nawe. Dore intara y'umugosozi iraje mu bucuruzi, nitaya bini fogrere tutayinisha y'inima rote kererevo sayinikire tutayini henitando topi rotayabi sisini vodotayini. Intara y'umugosozi iraje, yemwe mwabavuga butumwa mwe, intara y'umugosozi ije gushungushura. Yego intara y'umugosozi irahageze, yemwe mwabanyamakuru mwe, intara y'umugosozi irahageze. Mwabasitari mwe, intara y'umugosozi irahageze. Iyi ntara y'umugosozi ntabwo igiye kurobanura. Yego iyi ntara y'umugosozi dore irimo irakata aho utuye, irimo irakata aho ukorera, irimo irakata ahantu hose. Ntabwo nzi uko iyi ntara y'umugosozi ijya kukunyuraho uhagaze. Nene kutaya bini fogrere tutayinisha y'inimana. Ibi ngibi ngo mwabibwiwe inshuro nyinshi, yego murangije murapinga, abandi baca imanza, abandi amagambo ni menshi, ariko dore urashungushuwe kuko intara y'umugosozi ikunyuzeho kandi ntabwo ikuretse. Imana itugirire neza, ntabwo izareba ibigango byawe. Intara y'umugosozi nta ruswa, niba nuko nyine iraje kandi koko ikunyuzeho. Imana yo mu ijuru nene kutaya bini fogrere tutayinisha y'inimando. Iyi ntara y'umugosozi ufite amaso, ufite amatwi, yewe ufite ingingo, buri rugingo rwose rukora, wumve ngo dore intara y'umugosozi iraje kandi ije kugira gute, ije gucenshura. Yego no tu ene estaya bi ene edraya. Iyi ntara y'umugosozi ikugezeho. Muri ibyo yavuze ngo waba wararuhiye iki, wa munsi utabonye Yesu waba wararuhiye iki. Imana idutaba nene kutaya binifo tutayi roro sisini vodotayini. Imana irambye ngo mbabwire yatumye abakecuru mwanga kumva, ndetse ngo Mwuka Wera w'Imana mwarawucecekesheje kugira ngo mujye mukorera nyine ibyo mushaka, nuko nyine muze mwicare mu ntebe z'ibyubahiro. Ariko Imana irambye ngo mbabwire ngo dore intara y'umugosozi yo nta muntu uzagira gute uzayihagarika. Irahageze, yego nta kibazo, nta kintu bitwaye. Amakositimu yawe rwose yambare, yanigirize imodoka yawe nene kutaya bini fogrere, nta kintu bitwaye.
ariko intara y'umugosozi yo ntabwo ugize gute, ntabwo ugiye kugicika. Imana yo mu ijuru itugirire neza. ushaka ubuzi guhanura n'inyenyeri zikitura hasi, ushaka ubuzi kubwiriza rwose imitima y'abantu yose ikagira gute, ariko intara y'umugosozi igize gute, iraje kandi ikiyizanyije kugira gute, ije gucecura. Imana itugirire neza. kuko dore byarivanze, ariko Uwiteka Imana aje gucecura. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Amen. Imana itugirire neza. Nene kutaya bini fogere tutayinishayini. Imana ishimwe. Reka turirimbe uyu muririmbyi twari turi kuvuga ubutumwa Imana yagize gute, yacishije muri Claire. Ntabwo nzi ukuri kugenda muri iyi minsi, ariko Uwiteka Imana mu gihe atarakugeraho, iyi ntara itarahagera igosora, ndakwinginze ihanira muri uyu muririmbyi wa 91. Imana itugirire neza. Ndakwinginze iyi ntara nibanje kujya mu burasirazuba, igiye kuza mu mujyi wa Kigali, ndagusabye hanira muri uyu muririmbyi nizisange hari uko nawe ubwawe wabyikuyeho. Notaya bini fogere. Abantu mwabigize ndabimenyereye, abantu mwabigize ibintu bisanzwe, ariko nukuri kose nutihana ugiye kubigira ndabimenyereye, ugiye gutungurwa. Imana itugirire neza. Hari igitare cy'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu nkwihishamo umujinya w'Imana, none ubu nkwihishamo umujinya w'Imana. Amazina maraso byo mu rubavu rwawe binyiza uburyogombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzasimbuka undi, n'imbaraga mbi zabyo bye kuzasimbuka undi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha, byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njyaniringira, uwo wapfiriyeho niwo njyaniringira. Dore namba y'ubusa ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha. Mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Imana itugirire neza. Uyu muririmbyi aravuze ngo igitare cy'Imana, reka nanjye nzegire gute nguhungireho kubw'imbabazi zawe. Kandi koko Uwiteka Imana afite imbabazi. Yego ngo yasize intama 99 ajya gushaka intama imwe yagize gute, yari yarazimiye. Niyo mpamvu Imana impaye ubutumwa kugira ngo nkuzanire. Imana itugirire neza. Wibuke ubwiye ngo dore mwami Yesu nambaye ubusa, ndakwinginze ugire gute unyambike. Imana ishimwe. Maze iminsi mu masengesho, Imana imbwira ngo mwana wanjye ririra abitorero, ririra abana bandi, ririra kuko nagiye kubona mbona ikintu cyitwa umuyaga urakubye
wumvise urahushye ni ukuri kose umuyaga uhushye ibintu byahatsikire cyangwa ibintu byahagendeye byari byinshi cyane, ariko Uwiteka Imana arambwira ngo ningire gute ndirire abantu bongere bagire gute bahindukire. Uko yambwiye niko hari n'abandi Uwiteka Imana agize gute yatumye, kuko yaravuze ngo haracyari 7,000 bitaragira gute bitarapfukamira Bayali. Imana itugirire neza. Nubwo mu Kinyarwanda bazanga umukobwa bumwe agatukisha bose, nta kintu bitwaye, uwo ni umugani, ariko ndagira ngo mbatangarize yewe isinga iryoheye abantu benshi cyane, iryoheye abanyamasengesho, ari abantu benshi iryoheye, ariko nagira ngo mbabwire ngo nimwiyambure twongere kandi turirire, kuko Uwiteka Imana aje kudutabara. Imana yo mwijuru igire gute ibampera umugisha. Amen. Eka nsore umukozi w'Imana Nepo adusomera ijambo ry'Imana riri muri Hoseya ibice byaho 7 murongo wa mbere arakomeza n'ubundi icyo gice aragarukira ku murongo wa 8. Hoseya ibice 7 duhere ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Igihe nashakaga gukiza Isiraheli, gukendwa kwa Efurayimu kwabereyeho kurahishurwa n'ubugome bw'i Samariya nabwo, kuko bakora iby'ibinyoma. Umujura yinjira mu cyuho, kandi igitero cy'abambuzi kikamburira ku gasozi, kandi mu mitima yabo ntibatekereza ko nibuka gukiranirwa kwabo kose. Noneho imigirire yabo mibi irabagose kandi iri mu maso yanjye. Banezeza umwami gukiranirwa kwabo, ibikomangoma byishimira ibinyoma byabo. Bose n'abasambanyi bameze nk'iziko ricanywemo n'umutetsi, areka gucana iyo amaze gucugusa irobe kugeza igihe rimaze gutubukira. Ku munsi w'ibirori by'umwami wacu, ibikomangoma byatewe kurwana n'inzoga nyinshi banyoye. Umwami nawe arambura ukuboko hamwe n'abakobanye, biteguje imitima yabo imeze nk'iziko mu gihe bubikiraga. Umutetsi wabo arasinzira agakesha ijoro, bwacya imigambi yabo ikagurumana nk'umuriro. Bose bashyushye nk'iziko, barya abacamanza babo, abami babo bose baraguye, nta n'umwe wo muri bo untabaza. 8. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe, ugashyira uruhande rumwe. Imana ikurengere. Imana idutabare. Nshuti z'umusaraba, bana b'Imana, bwoko bw'Imana, iri jambo rirasobanutse. Uwiteka yashatse kuza gutabara cyangwa se kuza gukiza itorero. Abantu mbere ntibabyumva ndetse ntibanabyemera, kuko isi irabaryoheye. Ariko reka tubisubiramo, umukozi w'Imana afashe turisobanuremo gato, kuko wumvisha aho bavuze ngo ndetse n'umutetsi wabo agira gute arasinzira. Bivuze ngo hari uko abatetsi bajyaga bateka bakabera amaso, ibyo batetse bakarura bakagabura, ariko nawe yafashwe n'iki no gusinzira. None se koko niba Uwiteka arimo aravuga ngo intara ije kunyura ku muntu uwo ari we wese, urumva izasiga n'umutetsi? Ese urumva hari umuntu umwe izasigira gute izasiga? Kuko abantu benshi barasinzira, baryohewe n'ubuzima, baryohewe n'ubusambanyi, baryohewe no guca imanza, baryohewe no guhuguza, ariko intara y'umugosozi igize gute igiye kuza kandi iraca ku muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu natumwe kugira ngo nongere nze ngaruke. Yewe wamutetsi we, hahandi wari usinziriye wongere ubaduke. Sinzi ibyo wari usinziriyemo, birashoboka ko Uwiteka Imana yego yari yaraguhaye akazi rwose, kuko wasengaga neza, ugakora umurimo uko bikwiriye, ariko usinziriye muri ako kazi, usinziriye aho ngaho Uwiteka Imana yago, kandi nyamara koko yari yaragushizeho kugira ngo ujye ubera abandi maso, ariko nawe koko bitumye usinzira. Imana idutabara. Yemwe mwabashumba mwe, ndetse mwabadiyakoni mwe, mwabavuga butumwa mwe, Uwiteka Imana ko yaraturede ngo ngarutse ku itorero, ngarutse yewe kuri ADP, ngarutse kuri EPE, ngarutse kuri Zayoni, ariko aragarukira hehe? Ko namwe ubwanyu muri gusubiranamo, k'amakofi muri kuyaryana, k'uburozi burimo buravuza ubuhuha. Uwiteka Imana akaba arimo arabashinja ngo ko mwivanze n'andi moko. Birababaje kuba
umunyamubiri yaza akivanga n'abanyamwuka ngo aje kugira gute, kugira imanza aca cyangwa se aje kugira ibyo asobanura. Birababaje ubundi umuntu w'Imana cyangwa se abanyamasengesho cyangwa se abavugabutumwa, umurokore, umuntu ukijijwe, nta cyajyaga kijya kwinjirira ahasengera batarasenze ngo bamenye ngo bimeze gute bimeze gute. Ikibabaje ni uko abantu nyine mwarivanze, ni bandi bari kujya kuraguza, ni abavugabutumwa. Yego ndaza kuri kamera rwose mfite izindi mbaraga kugira ngo ndege, kugira ngo nkundwe, n'ibyo abantu bibereyemo barivanze. Yego ntabwo abantu bakiri maso, barahumye. Nitaya bini fogere ari kumva uko Uwiteka Imana arimo aravuga. Yewe Efurayimu we, yewe mushumba, yewe muvugabutumwa, yewe muhanuzi, warivanze, usigaye ujya guhuguza, usigaye uca imanza zitaba. Mbena hari uko wivanze, ariko intara y'umugosozi igize gute, iraje. Wa munyamasengesho we, urabizi wajya gurara ijoro usengera itorero, usengera igihugu, usengera umurimo, usengera amakorari, ariko kubera ko Uwiteka Imana yaguhaye gucuruza akabotika kugira ngo ujye ubona kunywa agashyushyu, wahise wivanga. Ibyo wakora kugira gute, urabyibagirwa. Ariko Uwiteka Imana araje, aje ku mudugudu uteraniraho, araje kandi koko ntabwo agiye kugira impuhwe, kuko wagize gute, warangije kugira gute, kwivanga. Umwana ararwara gatoya ngo reka ngende bajye kundebera, kandi umwana waramurwazaga ugahita upfukama ku karago ugatabaza iyo mu ijuru. Reka mbabwize ukuri, njye nabonye Imana ihindura amateka. Iyi Mana ntabwo ariyo nabwiwe, iyi Mana njye nahuye nayo. Iyi Mana twarahuye, irangije igira uwondi w'aka kanya, irangije igira ngo kirere noneho, kuko twahuye, nguhaye ibyanjye. Imana itugirire neza. Rero bivuze iki? Ntabwo nzi ukuri kuvuga Imana, ariko nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana aje kugaragaza uburyo wivanze. Yego nepo, reka dusubire muri no jambo gatoya. Reka dusubiremo duhere ku murongo wa mbere. Aho ngaho igihe nashaka gukiza Isiraheli, gukiranirwa kwa Efurayimu kwahereye ko kurahishurwa. Igihe Uwiteka Imana yashaka gukiza itorero, reka mbabwize ukuri, hari ibyahishuwe. Tubona abantu ibyo bari bararikiye, tubona abashumba ibyo bari bararikiye muri ya maturo, tubona abadiyakoni ibyo bari bararikiye mu byo bari muri. Kandi Uwiteka Imana yaraje kugirira neza, haleluya. Itorero yaraje gutabara, yaraje kurengera bari barushye mw'ibyo, ariko habaho guhishurwa. Abantu bahita bigaragaza abo bari bo, abantu bahita bigaragaza ibyo bari bagendereye. Yego n'ubugome bw'i Samariya nabwo, kuko bakora iby'ibinyoma. Oya, nta kindi bakora n'iby'ibinyoma. Ntabwo bashaka umwuka wera w'Imana akora, ntabwo bashaka ko ngego abantu bahamagawe bavuga ukuri nk'uko kuri, ahubwo barimo barasigiriza iki? Ibinyoma. Yego umujura yinjira mu cyuho, kandi igitero cy'abambuzi kikamburira ku gasozi. Umva ngo umujura yinjirira mu cyuho, ngo kandi igitero cy'abambuzi kikamburira hehe? Ku gasozi. Umva reka mbabwize ukuri, ubonye ibintu birimo biraba, uratsanga ngo umuntu yitanze intama ngo igurishirijwe mu rusengero, umuntu yitanze indodo ngo zigurishirijwe mu rusengero. Ibintu byose ni iki? Ni ibintu by'ikiguzi. Ariko Uwiteka Imana agize gute? Araje, aje kugaragaza ibyo murimo. Araje n'ukuri pe. Kandi mu mitima yabo ntibatekereza ko nibuka gukiranirwa kwabo kose. Nubwo babikora, ntabwo bazi ko mu mitima yabo Uwiteka Imana amenya cyangwa se areba gukiranirwa kwabo kose. Arabizi. Yewe muvugabutumwa arakuzi ubutumwa kuri kuvuga neza, nta bindi bintu ugize gute urangamiye. Yewe muhanuzi, Uwiteka Imana arakuzi, ushaka wigire inyoni nyinshi, ariko arabizi ko rwose ibyo urarikiye. Arabizi niba ari inzira yo gukiranuka, arabizi. Uwiteka wabesa abantu, ariko Uwiteka Imana waratuzi neza. Aratuzi mwa abanyamasengesho mwe, aratuzi mwa abadiyakoni mwe. Uwiteka Imana aratuzi, kuko wayitegereza mu mutima. Njyewe kirere wambesha ukansekera, ukanyereka ko tugendana rwose mu rugendo, ariko Uwiteka arabizi uburyarya bwawe, arabizi ubuhemu bwawe, arabizi mwa abanyamadini, arabazi. Yego noneho imigirire yabo mibi irabagose kandi iri mu maso yanjye. Umva mbabwira, imigirire
imitima yabo mibi yamaze kubagota, igose abana babo, igose imiryango yabo, kandi ibyo byose birabera mu maso y'iki y'Uwiteka Imana. Imigirire yanyu igize gute? Irabagose. banezereza umwami gukiranirwa kwabo. Oya, ngo barimo baranezereza umwami gukiranirwa kwabo. Reka mbabwize ukuri rwose, nimunezeza abantu nta kintu bitwaye. Nimukora ibyo abantu bashaka ko mukora, nimwakaye amaturo rwose kuko nibyo bashaka, nimuvuge ibyanyu ariko bitari iby'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Uwiteka Imana agize gute? Araje. Umwami wawe uramuzi, uwo uri gukorera uramuzi, nta kibazo munezeza. Ariko Uwiteka Imana agize gute? Araje. N'ibikomangoma byishimira ibinyoma byabo. Ndetse n'ibikomangoma birimo birishimira ibinyoma byabo. Reka mbabwize ukuri, impamvu ibikomangoma biri kwishimira ibikorwa bibi byanyu nuko mwebwe bashumba mwashyizwemo, yemwe abapasiteri mwashyizweho, abakuru bashyizweho, mwashyizweho kugira ngo abatoya babarebereho, bagendane uko mugenda, niba kubwiriza nyine bakora. Ariko noneho kubera ibintu mukora barashaka kugendana nk'uko mugize gute, nk'uko mukora. Ntabwo bashaka gukiranuka, barimo baranezezwa n'amahugu muri guhuguza, barimo baranezezwa n'abagore bandimo murasambana, baranezezwa bakagendera muri ibyo ngibyo. Kandi Uwiteka Imana yabashyizeho kugira ngo mubere abandi urugero rwiza, ariko mubaye abo kugusha babandi batonya. Imana iraje. Bose ni abasambanyi bameze nk'iziko ricanwemo n'umutetsi. Ngo bose ni abasambanyi bameze nk'iziko rigize gute? Ricanwa n'umutetsi. Areka gucana iyo amaze gucugusa irobe kugeza igihe rimaze gutubuka. Areka gucana iyo amaze gucugusa iki? Ngo irobe, ngo rimaze kugira gute? Gutubuka. Biteguje imitima yabo imeze nk'iziko mu gihe bubikiraga. Yego. Umutetsi wabo arasinzira agakesha ijoro. Ngo n'umutetsi wabo arasinzira agakesha ijoro. None se reka mbanze mbabaze, niba uzi ukavuga ngo uwo wari ugiye mu mwuka ngo nahagarare, niba uje kuvuga ngo abanyamasengesho gusenga ibyo ngibyo rwose wapi, ugahagarika, nyine barasinziriye. nibo bajyaga bagira bakazamura umurimo bagasenga, ariko nabo ubwabo bagize gute? Barasinziriye. Imana idutabare kandi Imana yongera igire gute? Itugarukeho. Ndimo ndakubwira nanjye kirere nibwira, ntago ari uko iri jambo nta n'umwe ritareba. Imana idutabare. Yego. Bwaki imigambi yabo ikagurumana nk'umuriro. Ngo imigambi yanyu iri kugurumana nk'umuriro. Mbese biragurumana kuko naho bifite bifatiye, kuko n'uwari uhari agize ngo asenge nawe agize gute? Arasinziriye. Biragurumana. Niyo mpamvu nyine byagiye ku karubanda, ibyari byihishe byamenyekanye, hari abapagani mo barasubiramo. Ejo bundi mperutse kumva abantu bavuga ngo urumva ngo barokore ngo baraducira inzoga, ngo abantu baraducira inzoga, muratukisha izina ry'Imana. Ibyanyu bigiye kugurumana bijye ku karubanda. Bose bashyushye nk'iziko barya abacamanza babo. Ngo bose bashyushye nk'iziko, ngo kandi ngo barya n'abacamanza babo. Abami babo bose baraguye. Umva, ngo abami babo bose bagize gute? Baraguye. Yemwe bwoko bw'Imana, yemwe muteze amatwi, kuko abantu muteze amatwi Umusaraba TV ndabizi neza mugendera mu kuri kw'ijambo, ndabizi mukunda ijambo. Ndagira ngo mbabwire muze twambara ibigunira, twongere turirire umurimo, twongere tugire gute? Turire. Yego, aharaho Uwiteka Imana yakongera akaturebana ijisho ry'iki? Ry'imbabazi. Ariko reka mbabwize ukuri ko abantu bajye bavuga ngo abantu baravangiwe, ngo buriya ngo runaka ngo aje kwishakira amaramuko, ngo buriya ngo arashaka kwamamara. Ariko reka mbabwize ukuri, nubwo batanu bashaka kwamamara, haburamo babiri bari kuvuga Imana uko iri mu mutima yabo. Koko tujye tuvugisha ukuri, kuko ijambo ry'Imana riza rigaca mu gutwi kumwe rugahingukira mu kundi. Nyamara ibi byose utega amatwi wumva, ukabishyira aho ngaho, ukongera ugasubira mu byo wakoraga. Ibyo byose bigize gute? Bigiye kukuzira. Yego. Nta n'umwe wo muri bo untabaza. Ngo nta n'umwe wo muri bo, nta n'umwe mu badiyakoni ugitabaza Imana, nta n'umwe mu bavugabutumwa uri gutabaza Imana. Bose barimo barigira
bigendera uko nguko nyine mubasha kwiberaho nyine mu buzima bworoshye, yego bahagaze kuri nuko ntabwo bashaka gutabaza Imana, ahubwo bashaka kujya gutabaza za Dagoni, bashaka gutabaza bya bigirwamana, ngo ngaho bagiye ngo kuzana ngo izindi mbaraga, ngo ngaho nyine bagiye nuko ntabwo bagitabaza Imana. Nibabona hari ibyatatse umurimo ngo batabaza Imana, basenge bajya gukaragwa bavuga ngo mvu Uwiteka. Kera bakwiringiraga babaga bari mu mahoro bagufite, ntabwo bifuzaga undi murengezi, ntabwo bagitakambira Uwiteka, ntabwo bagipfukama, ntabwo bagihagarara aho ngaho ngo basamagara Uwiteka. Uwiteka Imana yururuka azakore, yego ntabwo bakiririra umurimo, ntabwo bagisengera bahagaze imbere yabo, ahubwo bari guca imanza, ahubwo bari mu nzangano, ahubwo bari mu matiku. Ndagira ngo nkubwire ngo va mu matiku, yego. Murongo wa 8. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe. Erega Efurayimu ugashyira uruhande rumwe, yarangije kwivanga n'andi moko. Reka mbabwize ukuri, ibyo mubona abantu bamaze kwivanga, abantu bamaze kugenda uko bashaka, abantu bamaze mbena reka mbabwire, mwebwe mucyumva ijambo ry'Imana, mwebwe mukibana n'Uwiteka Imana, ndagira ngo mbabwire ngo uhereye aka kanya nimuze turirire umurimo, muturirire itorero, muze turirire kw'amakorari, muze turirire abavugabutumwa, muze dusenga, reka tumenye ngo se abagiye kwimikwa cyangwa se bagiye gutora, nimuze turire, yego mwibanga rikomeye, nimuze tuzenguruke. Muri byo ngo nubwo inyitsi ari ndende cyane nimuzenguruke karindwi, nimuvuza amakondera ibibazo bikurweho. Nubwo inyitsi ari ndende cyane, ariko nimuze twongere turire, kandi Uwiteka Imana aje kumva, aje kudutabara. Nimureke tuve mu bintu ngo amafaranga, ngo dore ngo baciyanaya, ngo dore ngo bamyatsenga y'inyubako. Mureke tuve muri ibyo ngibyo byamaze kugusha abantu benshi, ahubwo muze twongere tugire gute, dupfukame, tureke kwivanga, kuko abivanze ni benshi. Bashumba barivanze, bavuga butumwa barivanze, bamize imvi z'urutarutaru. Umwana barahanga iki yavuze aka kanya, akaza undi akakivuguruza, undi akajya hari akakivuguruza, bamaze kugira gute, kwivanga. Ndagira ngo nkubwire wowe uri kumva ijambo ry'Imana, ngwira dupfukame twongere turire. Nubwo butumwa kirere Imana yari muhaye, singabanyije sinongereye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Nshuti z'umusaraba, ndabakunda cyane. Natwe turagukunda. Imana igumugisha, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo hahirwa uwongera cyangwa se akagabanya ku magambo y'ubu butumwa. Imana igumisha ku butumwa bwiza utambukije, ariko uvuze ngo intara ije kugosora. Ese abantu dusoza basenge bate kugira ngo Imana yongere ibagarukeho, ko benshi bamaze kwivanga nk'uko bivuze? Nepo nta bindi bivuga ngo nta kindi, niko ungiye mu mutima wanjye ndabizi neza. Umurimo ndakoraga, nari mbizi ko nari umudiyakoni, nari mbizi ko najya kwita kuri toilette, nari mbizi uko nabanaga n'Imana, ndabizi ko nta magambo najyagamo. Ariko aka kanya wowe urabizi agakunda urimo, urabizi imanzu urimo, buri muntu wese ariyizi. Nuvuga ngo buri muntu wese ahindukire, intara y'umugosozi itaragera gute, itaragera kuri buri muntu. Yego, reka tumushime tugane ku musozo w'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi. Tugusaba uduha nimero za telefone kugira ngo akwifuza ko musengana musengane, murangiza udusengera Imana. Nimero ni 078 53 10 311, 078 53 10 311. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, wambaye icyubahiro ndetse no gukomera. Nta wakubanjirije kandi nta nuzaguheruka. Zina ryawe witwa ndiho. Aka kane turasenze Mwami Yesu, dore abantu bagiye bamera imvi z'urutarutaru, abantu ibinyoma nibyo byagiye byirarika mu mitima yabo, ariko mpagaze mu butware mpabwa nawe Mwami Yesu Kristo. Ndasenze ngo uhere aka kanya ukura abantu mu bata bw'icyaha, mu izina rya Yesu Kristo. Wongere ugaruke mu bana bawe, mu izina rya Yesu. Ugira ibyo ucayura, imbaraga z'Imana zigende zigote, kandi koko ugabanye umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa. Ndagushimye kutabaye kandi uje kuturwanirira. Tegeka uganze ni mu izina rya Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa. Amen. Imana iguhe umugisha.